ntabwo ndi kujya kabisa nta period kabisa ngo wabuze bebe ariko wanyumvishije kuri kunsubirishamo ibintu utansubirishagamo oya nuko nyine ibintu ndi kumva uko mbwira ari amafuti none zo buri gihe uko aburankanga warabimbwiraga ari ibintu byaganje ari umamagariye nyine umva nyine urabizi tumaze igihe gito tuziranye ariko nyine kuva twakora biriya bintu kuri ntabwo ndi kubona kabisa imihango yabuze burundu komeza uyibure ndetse ko uri kuyibura nyine bimbwiye iki nyine byamfashe iki nyine rukumva akabi gasekwa gakeza umbabarire sigusetsa ariko nyine ntabwo yabi siko numvaga ari ikintu cyaganiriye kumbwira urarwaye bimeze bite kuba uri kuyiburanya baby uzagiye gukomeza ukine na komedi koko basi ko utari umukomediye komedi uri kunzana aho zimeze gute nubwo wotora uvuge uri kuyibura mu buhe buryo ni uburwayi bw'iki siko numvaga ari ikintu cyatangiye kumbwira nyine njyewe ndi kukubwira baby wumvishije ubundi ikintu navuze ko ndi kumva uri kubivuga nkumva nyine wabigize ibintu by'imikino njyewe nakubwiye ngo ati kuva cya gihe nyine twakwishimisha twaryoherwa urabizi ibyo twakoze ntabwo twarinda kubisubiramo kuva cya gihe ntabwo ndabona imihango umva reka nkubwire reka kunzanaho ubutesi n'ibintu bitamuha agaciro kumbwira kuba warayibuze ntabwo bindeba utetera mu mihango wowe none se kuba twarahuye njye reka reka ngabanyaho ubugoryi ubwo uraje ubwe ngo uratwite ngo iki n'ibiki ngabanyaho ubugoryi njye ntabwo reka basi wabo basi mubwire nyine ngira inama si ubwo wangira inama basi ari we bino bintu ari we bibaye ikibazo ukuntu uri kumwe ngo umuhungu ngo twahuye ejo bundi ngo nta n'ubwo uri kusobanurira icyabaye nyine umva nyine twararyamanye uri kumva kuva icyo gihe cyose nabuze imihango kugeza n'ubu oya byarakabije nubwo mpindaguranya pe ibi byo birarengeje nshobora kuba ntwite ushobora kuko ibintu uri kumbwira we ni ibiki noneho ntabwo ugiye kumaza agenda ugiye kukamara reka nkureke ndavuze ngo ati uvuze gute ubwo nawe muri umunani igihugu ugiye kunkoroga njye ndi kukubwira ati ntabwo ndi kumva mbwira ntabwo mbise ijambo uvuze mu kanya nshobora kuba ntwite nshobora kuba mfite inda umuntu mumaranye ibyumweru bingahe ushaka ufite inda ariko mana yanjye ako se mishu uracyagira ubwenge cyangwa bwarasibamye ubu nta kindi ibintu byose biri kumbaho ndi kumva ari nka sinema tu nawe ni ukuri kumbwira bansubize turareba usanga ni ba nyine ntabwo na testinze urumva hari igihe wenda itanagaragara urumva n'igihe gishize ariko nyine nkurikije ukuntu rwose shaka kurenza ntabwo ari uko bigenda pe mana we binda ndatwite pe nta kabuza basi njyewe ndi kukubwira baby wumvishije ubundi ikintu navuze ko ndi kumva uri kubivuga nkumva nyine wabigize ibintu by'imikino njyewe nakubwiye ngo ati kuva cya gihe nyine twakwishimisha twaryoherwa urabizi ibyo twakoze ntabwo twarinda kubisubiramo kuva cya gihe ntabwo ndabona imihango umva reka nkubwire reka kunzanaho ubutesi n'ibintu bitamuha agaciro kumbwira kuba warayibuze ntabwo bindeba utetera mu mihango wowe none se kuba twarahuye njye reka reka ngabanyaho ubugoryi ubwo uraje ubwe ngo uratwite ngo iki n'ibiki ngabanyaho ubugoryi njye ntabwo reka ntabwo nkora ikintu mu gihe kitari icyanjye uzabyara ari uko ni mu rugo rwanjye narashatse
iyo mihango yawe ijya baby shagabanya ubugoryi baby nyine baby wanyitabye basi ariko ibyo ni ibiki mwitaba ibiki ubonanye n'umuntu minsi ngahe nta n'ukwezi kunyuze munani iki ariko mwaratubonye muzajya muha abantu mutwite mugende muvuge ngo mubone ukuntu muzibashyiraho nimurangiza uziko baby uziko utumye nseka ndi guseka kuko njyewe ntabwo ndakira ko ibintu uri kuvuga biri byanyabyo kubera ukunda nyine kunzanaho utuntu two gusetsa tukisekera ndi kumva nyine uri kugira ngo wenda just nyine to joking byanyabyo si ibyo bintu uri kuvuga ni ibyanyabyo reka nkubwire uri kunsubiza uko iyo mikino ntabwo nyikunda ni wowe uri gutera burage cyangwa uri kunyigisha okay sheri nje kubaza ijambo rimwe rya nyuma tubyihorere twe guterana amagambo kuko njyewe nanabikubwiraga ngira ngo Jesse ni ibintu uri bwishimira ariko ukuntu byakiriye nabwo nkakomeza mbigira ibikino nkabifata joke nyine mbwira byanyabyo ntabwo okay twemere ntabwo ndakonfirima nanjye nkibikubwira nakubwiye ko ntari seriye nanjye sibyo gusa nyine ntabwo ndi gukina sheri nari nagukinisha bino bintu ubundi kuva twamenyana nyine nabuze imihango ndi gukeka ko ntwite kandi wanyemereye tuzabana nyine utwite iyande utwite iyande ariko rwose iyande nyine ndetse urajya nkuvuge mu izina umva reka nkubwise ukuri iya press abakobwa ese press man ni okay reka ndeka kwita baby ko ndumva utakibirimo niba nkubwiye ibyo bintu basi ni wihanganye ngo namenye nimba ko ari byo cyangwa atari nabyo uyisumbwira nabi koko byanyabyo nuko umbwiye oya ubwo ni ubugoryi ntabwo mba mukunda ariko kugute mwumva yuko abagabo bo tubyara mu gihe tutabishaka reka nkubwize n'ukuri sibyo abakobwa mwariyamamaje reka tujye tubatora ariko ibintu nk'ibyo ngibyo by'ubugoryi iminsi ngahe ubwo siyo ndayabijite yes reka mbasuze mbifurije gukomeza kugubwa neza aho muri hose ni Mishu Official nk'uko musanzwe mubizi iyo turi mu rugo tuba dufite akantu ka vibe gake Mishu ko wisetse rero ni gake nuko uvuze gake kandi marana vibe mba nasaza igihe cyose ariko noneho uno munsi ndumva nshaka kwitonda akuri gusa neza koko ego urakoze ndasa gute neza se ndi mu rugo we mu rugo mba mbona nyine niyambariye ibintu urabona ibikanzu nambaye ejo bundi bashyize muri comment ngo barabona wajya nibagiwe kwambara none uno munsi nambaye ntabwo nambaye uyu munsi wikwije wikwije pe okay ni tripotiro y'umuhungu wanyu cyangwa se uvuga tumwite tititi yote mutoto ni inshuti y'ingimbi n'abangavu bantu mutera indabangavu ndabiyamye bantu bagore mwirirwa muhohotera ingimbi ndabiyamye niyo mpamvu nanjye nubwo ni inshuti zabo mbagira inama gusa sinjya mbashora muri ibyo bintu Mishu umeze neza shameze neza ndashima Imana nyine utubazo ntago twabura yego ko nyine meze neza ako Mishu duherukana dukora ikiganiro hari nyuma ya Saint Valentin yuko iba duhamagara umushuti wawe w'umukunzi wawe ariko twitabwa n'umukobwa atubwira ati mumvire ku mugabo winyibutsa ibiro biri muri bimwe mu bintu tugiye kuganiraho utubwire uko byagenze none unatubwire niba nyuma yaho hari icyaje kuba cyangwa se hari umuntu waje kuvuga ati reka ngo woze amarira cyangwa se niba namugani warayobotse ivide akantu k'ivide akantu k'ivide niko kabinjye ntabwo nayoboka ivide kuko buriya iyo utewe amarira n'umugabo uyahozwa n'undi w'umugabo waterwa amarira n'umugore ukayahozwa n'undi w'umugore bishatse kuvuga ko utumye ngera kure nashakaga kubanza kuganiriza abantu banjye aya nibyo nabo baganiriza nta kibazo bantu banjye rero mukurikira Mishu Official uyu munsi mbafitiye aga surprise
mbafite agasiripurize uri kumva muri kino kiganiro harimo ukuntu ngiye guhamagara sheri wanjye nkamuba perezanta kuko nimwe bantu banjye rega ni namwe muzanahira ubukwe aba bantu ubona bankurikira nibo bantu bazanahira ubukwe nibo bantu nyine bazaba banyambariye none se Misho ni wa wundi se umukunzi wanjye byose ni wa wundi twahamagaye kare uriya nahise muti bishanga induba mani we wahamagara umuntu ukumva ari kumwe n'undi muntu bari abantu bari no gucembana njye nahise mbyumva ese waje kumenya amakuru usanga hari diro bari barimo sha bari kubikora nese urumva babikwemerera ariko uzi ko buriya reka nkubwize ukuri amafaranga imibonano mpuzabitsina sida biri mu bintu abantu bihakana ibyo biri mu bintu abantu bihakana kandi bahuriyeho amafaranga ibintu bitatu imibonano mpuzabitsina amafaranga imibonano mpuzabitsina na sida ibyo bintu abantu barabyihakana yaba bifite yaba atabifite barabyihakana uzarebe uziko ubu ngubu ubona umugabo ashobora kwinjira hano mu nzu yanjye wamara kubikora yasohoka agiye hagira umuntu mbaza ati hati ntanabumvisha ibintu mwakoze ni njyewe hoya ngo umugore we gushaka amajipo akajya hejuru gushaka no kumusanga ari kubikora akavuga ngo nese ngo ugezeho natubikora kandi ngo yasanzemo bikora ngo yarandi hejuru gusa we yarandi hejuru gusa wigeze ubona se ngo abikora yarari hejuru akora iki izi se ngo bendaga kubikora bendaga kubikora ariko ntabyo bakoze ibyo bintu nyine uko ari bitatu nababwiye abantu barabyihakana buriya n'amafaranga kugira ngo uze abone umuntu ari proud ari kuvuga ati ewana njyewe ikofi irabyimbye narakize sha ni bake none ababona ni bake pe n'umuntu uzakwemera ati njyewe narafashwe ndwaye agakoko gatera sida kandi mboneraho no kubashimira abantu mubivuga mutuma abandi bagenzi banyu babona uko babitwaraho kandi bituma n'abantu nubwo banabaha akato bitewe n'ukuntu wabivuze uri mani nyine abantu babona ko uri kurinda abandi n'abandi mwese rwose muzirwaye mujye murabura abantu kugira ngo babone ukuntu bitwara kugira ngo mudakomeza koreka imbaga nyamwinshi shimira abantu n'ukuri ko Imana baba abanyembaraga bakabivuga abo bantu ndabashimiye n'ukuri rwose ndabashimiye ikindi twakivuze sha niyo babona mubyutse hari mu cyumba ntabwo mubyemera so guys rero uyu munsi naje kubatungura ndishimye mufite vibe utubazo mfite wenda turahari muraza kutumenya natwo kuko ndatuvuga ariko akantu kari special akantu ka danje nuko nabonye umpoza amarira ya marira narize nibaze se bunakundwa ubu se wowe se subyibuka cyagikuru mu kiganiro numvaga ngize na emotion ngiye kurira kubera nako naranarize burana nuko utazuminze ngo amarira akwangiriye neza na mpamvu yo kurira urumva ariko shuti nabonye umuntu mpoza amarira yarambwiye ati Mishu ngiye kugukunda ngo hoza amarira nabonye wagize ara kuri kamera ubu turi mu rukundo biraryoshye meze kondo jewe yes mu butungura sindimo nta rukundo mbona uri butungurwe nawe ucyumva uwo muniga ukuna nkunda bro rega nuriya wari wambwiye ko agukunda nyine uriya nanjye narenze kankunda kubera ukuntu nanjye namukundaga urumva naramukundaga ariko nyine rega n'abanyarwanda baca umugani ngo ntabapfira gushira ubu wabona uyu ari we wanjye nako ndanabyizeye ni we wanjye mukunda kubi none ubu narasaze tumaranye ibyumweru ngira ngo bitarenga 2-3 ariko narasaze narasizoye mana ako rero uri no kubigitomati uri kubyibuha uri kubura uyobe uri gusa neza erega uzi impamvu ndi gusa neza njero ndi kubikesha uriya mugabo none ari kunkunda mana muri kubana yarambwiye rero muri kubana oya nago turi kubana saro wasanze hano oya nawe yagiye mu kazi oya nago turi kubana afite ahaba urabona ngiye hana homba we rero aba za Kimironko uze kumbabarira wenda nshaka kwambi gusabye utabishaka ariko umuhamagare nawe noneho ngewe ndebe ko ari nka kwa kundi igo rega mani Mishu mu bantu tuburira nge simvamo
uwa mbere narakubwiye ni ntago kumuhamagara mani. Urumva uwa mbere narakubwiye ni ntago gukunda urabipinga uramuhamagara mwiyumva ari kumwe n'inshinzi n'igihe yabwiye nabi nyine umva mani urabizi turi inshuti turamaniga haka ibintu byo kongera guhamagara simba ishaka kuri kamera pe. Oya uramuhamagara ariko yuwe ndamwizeye ikintu bavuga ngo saprosa reka nze muhamagare mutsemo nono mani ndaje mutemo muhamagare wari uri hehe kera hose urankunda bikandenga mba numva nshaka kubanza kuririmba ngiye kumuhamagara ariko bro turi mu rukundo sinzi n'ukuntu nshobora kubibabwira turi gukundana none meze neza ndi kubyibuha umunsi kundi mana wumve nkome hamagara ahubwo uceceke aranafuhana nubwo yanabyizera ko ari kuri kamera yazabibona wenda nyuma ariko arafuha hamagara rwose byawe narabimenye katari kumfata se yari he none agufata gushaka he ari kumwe n'umugore keretse atari uw'i Kigali wica intege mani bro. Allo chérie bite ifeshi umeze ute meze bon ntaribe bala monsieur nanjye kabisa subize se chérie urabizi ko ngukunda urabizi ko ngukunda ndabizi ntaribe wowe se sha nanjye urabizi ariko ntaribe nuko akaba ari akazi kuba ntaguhamagaye ariko ntaribe tu nese shu ntago wararindakariye ko wambwiye ngo tujye hahandi sinze mwese ubwo urkumva niba nakubwira ibintu ukabyanga urkumva ari cyo cyanshimishe kuba wanze kuza ndishu ihangana ariko urabizi nabi danje nayo nabikubwiye nyine ahantu narindi wabyumvaga kandi urabizi ko ntacyo njya nguhisha sheri wanjye ntakundi nyine ubwo byarangiye nyine shabe ndagukunda urumva mba ndi kumva mani muri ino minsi ndumva mfite impamvu yo kubaho ndumva mfite impamvu yo kwishima mana umva nkubwire shu ndakumva nako nakabanga da nzaba mbikubwira wambwiye se ko aribwo nawe mfite umwanya ego nyine hari igihe ujya kuvuga ijambo kumva ubuzano rihera ako nyine urabizi ko ntakwanga kukubwira ndabizi gira vuba ubwo nanjye byanteye amatsiko wawe ugiye kunsohokana kuko mana gasara se sheri ko kwisi utekereza ko ari ukugusohokana shasheri rero mani ntabwo nakubwira nimba ari byiza nimba ari bibi ariko biraterwa n'ukuntu byakira ubwo se ibyo bintu bimeze bite uri kubanza kuntegamo iminsi wenda ndabizi nta kibi wambwira sha baby vuga nyine none se sha gihe meri wambona wabonye nyine yanyakiriye gute nyine ngiye yavuze ngo iki nawe se uguruhasha nawe ubundi umubyeyi ukizwa abona arakwakiriye akagusekera akakuzimanira aba yabonye nyine ko ufite umushyitsi mwiza tu mama wawe yarankunze ntarebe nta kibazo kabisa tumuhaye umwuzukuru nta kibazo uri kubipanga nyine uriya tumuhaye akuzukuru hari ribi oya nyine igihe nikigera tukabana undi se tuzabana utabya sheri alo sheri alo sheri se bigenze bitera wumve nkumi reka nongere muhamagare ngo sheri bigenze we akarankunda wabyumvishije kanongere muhamagare mubwire arankunda bro none dusohokera ahantu heza njye nawe yamubwire ndi kubyumva nibyo mwakoze ubwo nabyumvishije ko byarabyaye umusaruro hoya nta bintu bya danje twakoze ariko se wari umwuzukuru aje ate
Umwuzukuru nyine ashaka. ikindi gihe basi tumumuhaye maze mama we ariko Yes, urukundo ruraryoha tewo sha wowe utarakundana na hanze Iby'umwuzukuru nyine twumva. ntabwo wabinkora kubera ko ntabwo nakwishima namubwiye akantu nashaka kumubwira kibanze sha sinzongera gutinda mu makona uziko natinze kwa kundi umuntu yagiye ngo muri ari ugutira imfizi agatinda wow ni network fone sinzi yari ikoze mwese byari bigenze gute sinzi ikibazo fone yari igize nandi kukubwira ngo nyine urukumva ushaka ko tubana uwo mwuzukuru tukazamutanga ryari umwuzukuru hari igihe wenda kaba kari mu nzira tutarabimenya baragatumye hose basigaye natwo badutuma tukaza nyine basigaye batudanotinga baby ntabwo batudownloading ahubwo umva mubwire sheri hari agasiripurize mvaga ngo ufitiye ariko nanjye ntabwo ndabashuwa nyine baby mbwira ukuntu nyine icyo nkubwira cyose nimba ucyakira neza mbwira huya ntari wowe mbwira nese ubwo urukumva ubu nakwemeza ngo ndabyakira neza cyangwa ndabyakira nabi ntarabyumva ariko nzi ko nta kibi cyaguturukaho mbwira nyine hari ibintu byo kuvuga kandi usanzwe uziranye n'umuntu muri inshuti bikakugora pe nyine reka mba umuntu mukuru by the way reka ndeke gutinda uribuka cyagiye tuvuye kwa Mary ndabyibuka nyine si ubwo kumva nabyibagirwa n'ibihe byiza byari bihari banza umbwire ngo urankunda banza umbwire ko unkunda nawe banza umara amatsiko y'ibyo ngibyo baby nawe banza I love you banza umara amatsiko ase baby wagira ko kugira amatsiko none se ubwo wowe nyine mbwira ko unkunda basi ndahita nkubwira ko kantu kandi ni keza urahita wishima nicyo kintu kiri bugushimisha uno munsi kurusha ibintu byose wamenye ntari ndagukunda urakoze bo nanjye ndagukunda forever and ever pe ngaho mbwira nanjye nawe mfite amatsiko okay cyagiye tuvuye kwa mami wawe nyine kuva ubundi twakwishima kwa kundi shano kuri nabuze imihango ntabwo ndi kujya kabisa nta period kabisa wabuze bebe ariko wanyumvishije kuri kunsubirishamo ibintu utansubirishagamo oya nuko nyine ibintu ndi kumva uko mbwira ari amafuti none zo buri gihe uko abura akamanga warabimbwiraga ari ibintu byaganje ari umamagariye nyine umva nyine urabizi tumaze igihe gito tuziranye ariko nyine kuva twakora biriya bintu kuri ntabwo ndi kubona kabisa imihango yabuze burundu komeza uyibure ndetse ko uri kuyibura nyine bimbwiye iki nyine byamfashe iki nyine rukumva akabi gasekwa gakeza umbabarire si gusetse ariko nyine ntabwo yabi ubwo numvaga ari ikintu cyaganiriye kumbwira urarwaye bimeze bite kuba uri kuyiburanya baby uzagiye gukomeza ukine na komedi koko basi ko utari umukomediye komedi uri kunzana aho zimeze gute nubwo wotora uvuge uri kuyibura mu buhe buryo ni uburwayi bw'iki siko numvaga ari ikintu cyatangiye kumbwira nyine njyewe ndi kukubwira baby wumvishije ubundi ikintu navuze ko ndi kumva uri kubivuga nkumva nyine wabigize ibintu by'imikino njyewe nakubwiye ngo ati kuva cya gihe nyine twakwishimisha twaryoherwa urabizi ibyo twakoze ntabwo twarinda kubisubiramo kuva cya gihe ntabwo ndabona imihango
umva reka nkubwire reka kunzanaho ubutesi n'ibintu bitamuha agaciro kumbwira kuba warayibuze ntabwo bindeba utetera mu mihango wowe abagabo none se kuba twarahuye njye reka reka ngabanyaho ubugoryi ubwo uraje ubwe ngo uratwite ngo nguze iki n'ibiki ngabanyaho ubugoryi njye ntabwo reka ntabwo muri ikintu mu gihe kitari cya nyacyo uzabyara ari uko uri mu rugo rwanjye narashatse narakoze ubukuranyu uko iyo mihango yawe ijya baby ngabanyaho ubugoryi baby nyine baby wanyitabye basi ariko ibyo ni ibiki mwitaba ibiki ubonanye n'umuntu minsi ngahe nta n'ukwezi kunyuze munani iki ariko mwaratubonye muzajya muha abantu mutwite mugende muvuge ngo mubone ukuntu muzibashyiraho nimurangiza uzi ko baby uzi ko utumye nseka ndi guseka kuko njyewe ntabwo ndakira ko ibintu uri kuvuga biri byanyabyo kubera ko nyine kunzanaho utuntu two gusetsa tukisekera ndi kumva nyine uri kugira ngo wenda just nyine to joking byanyabyo si ibyo bintu uri kuvuga ni ibyanyabyo reka nkubwire uri kunsubiza uko iyo mikino ntabwo nyikunda ni cyangwa ni wowe uri gutera burage cyangwa uri kunyinisha okay sheri nje kubaza ijambo rimwe rya nyuma tubyihorere twe guterana amagambo kuko njyewe nanabikubwiraga ngira ngo Jesse ni ibintu uri bwishimira ariko ukuntu byakiriye nabwo nkakomeza mbigira ibikino nkabifata joke nyine mbwira byanyabyo ntabwo okay twemere ntabwo ndakonfirima nanjye nkibikubwira nakubwiye ko ntari seriye nanjye sibyo gusa nyine ntabwo ndi gukina sheri nari nagukinisha bino bintu ubundi kuva twamenyana nyine nabuze imihango ndi gukeka ko ntwite kandi wanyemereye tuzabana nyine utwite iyande utwite iyande ariko rwose iyande nye ndetse urajya nkuvuge mu izina umva reka nkubwise ukuri iya press abakobwa ese press man ni okay reka ndeka kwita baby ko ndumva utakibirimo niba nkubwiye ibyo bintu basi ni wihanganye ngo unamenye nimba kuko ari byo cyangwa atari nabyo uyisumbwira nabi koko byanyabyo nuko umbwiye oya ubwo ni ubugoryi ntabwo mba mukunda ariko kugute mwumva yuko abagabo bo tubyara mu gihe tutabishaka reka nkubwize n'ukuri sibyo abakobwa mwariyamamaje reka tujye tubatora ariko ibintu nk'ibyo ngibyo by'ubugoryi ngo iminsi ngahe ubwo si yo ndayabijite tumaranye kingana gute shayo ni imiteto ugire ku bugoryi ariko nabikubwiye reka kugabanya ibintu byo kuzurira nabikubwiye sha umva waretse kumboroga mu matwi ngo ukupe ariko rero nyaboneka ihangane ariko si undi kute wigeze umbwira ko ibintu byo gutwita birimo bije bite irapfuye gusa umva urebe undishyiraho nk'uko wari unyinshyizeho bishe basi kupa wihangane pe nukupe nta kintu ari bugufashe sibyo arangupye nyine ihangane ese ubundi byagiye ntago naremewe gukundwa mu by'ukuri undi wagiye kumuhamagara ibintu byo gutwita birimo cyangwa uri kumubeshya ko twavuganye urimo urambwira ko ugiye kuhamagara umuntu mukundana ibyo gutwita bije bite nari kukubwira uburyo bigenza ukareka kumuhamagarira kuri kamera none se ubwira ibyo gutwita undi iyo mihango we wayibuze ute yiyibwira ikagaruka uzitumye nseka ako bro ibyo bintu uri kwivugishwa n'umushiki wawe wabimubwira imana kukimukinira ku muntu ariko sawa nawe niba ufite mushiki wawe ibyo uzabimubwira ariko ntabwo wigeze ubivuga ntabwo umuhamagaye tigeze arangubye nyine wirira ese mishuko ko byanyabyo uratwite neza njye uri kubona ndi kubeshya ingegera banimishe nanjye dore n'igihe umuntu tuba tuziranye ariko nigeze unabimbwira byanyabyo uratwite ese urambaza iki ubu
ako nuruzwe narabyakira ubyibuha umubiri mu mutwe n'ubyibuhe wajya ubyibuha ahantu habiri ngo ubyibuha umubiri wenyine ubwonko ukabureka. Okay, merci beaucoup. Asha iyo ni imitwe y'abakobwa b'i Kigali uzanyicuza uzanyifuza mwana ibyo numa muri kwigira abatipe b'ikigihe uza kumbeshya urukundo nagwe waje kumbwira ngo umojeje amarira ubusa umojeje karonteye none warenzayo ahubwo nari nagize Imana ifashe mba ntagutwitiye gusa oya nakagenda kuri wa mahero ahangane mwana ahangane nta kundi wabigenza Theo niba basi mubikora byari biryoshye ingegera nayo iri kumbaza icyundi sha ntako kuririra pe ngiye kikaryohe nusa ese bishukute wigeze ubwira ngo patanye nakababaro ganimereye neza uragira ngo mbigenze ngera n'ubu ntago ndumva ko ibyo uvuga ari ukuri be ariko nabikubwiye naba bahunguza bavuga ngo baje guhoza amarira nta kintu bari bugusayidire cyo yashakaga se ntago yakibonye yarakibonye Imana imbare mbe natwite imbaye gusa rwose yewe kanibwirire sister wanjye numve wenda hari inama yangira ko bigeze ndumva na sha mwongereho waze sister we murakiranuka noneho mubwiye ko ugiye kugira ibiki n'iki sister yari yarambujije uno muhungu ngo yabonaga ari isiribo bariko ari isaribo abakobwa natwe twumva tuvuyeyo umva se ese kuri uri muhane mvayo se wanyitabye kuko rinda Ishu werinda Ishu karame wabaye iki Linda urabizi uko ngukunda kunkunda se bivuga ko umugabo uri kurira ndamubwire uribuka wa mutipe twari turi mu rukundo muri ino minsi agira inkuru ngiye kukubwira ko mbora utaza kuntuka nawe sibyo ntabwo umunsi mbere gutyo uvuga neza ndakuyobeye koko uko umeze umutima ukomeye ufite n'ikintu ako Linda uzi kugira reba uriya mutipe ibitambo byose natanze reba ukuntu namwitayeho reba amajoro twagiye ngo turi kujya kureba nyina arwaye yakoze iki nyine ugutarira bamubwire sister we ntushobora kwizera ukuntu mu bwengo nabuze imihango urabyibuka ejo bundi nkubwira nabuze imihango kuva cyagiye ndangije kubimubwira ahita ntuka ngo genda ngo winyiniraho ngo uza amagambo ambwiye uza kubura imihango egare gutukana ntabwo ushobora gutegereza n'uzi ko ujya uhindura rimwe na rimwe ujya wireba nasi namututse niwe unutse ngo no ikintu kimbabaje mu buzima ntagaruka byihakanye ibyo si ibidanje ariko ibaze kugira ngo ambwire ngo warabyibushye ngo ubura kubyibuha n'ubwonko ngo utekereze neza kiranyura irangigira siranunze narakubwiye ngo wongeze abasheri babuze indabo none ugiye kubasheri basi sori niba ari mwashwanye nanjye sori sister unansetse none se niba mwashwanye ushize nawe ukubwiye ngo severante wabuze indabo ngo wabonye umusheri ngaho rero ibyumweru bingahe murashwanye sori baguye
ntabwo nawe ntabwo wakabaye urira ese ni ubwa mbere ushwanye n'umuntu ubwa mbere ra sisita nyine umva nyine ku mugoroba njye kumureba si wabo basi mubwire nyine ngira inama si ubwo wangira inama basi ari we bino bintu ari we bibaye ikibazo ukuntu uri kumwe ugeze ngo umuhungu ngo twahuye ejo bundi ngo nta n'ubwo uri kusobanurira icyabaye nyine umva nyine twararyamanye uri kumva kuva icyo gihe cyose nabuze imihango kugeza n'ubu oya byarakabije nubwo mpindaguranya pe ibi byo birarengeje nshobora kuba ntwite ushobora kuba ibintu uri kumbwira we ni ibiki noneho ntabwo ugiye kumaza agenda ugiye kukamara reka nkureke ndavuze ngo ati uvuze gute ubwo nawe muri umunani igihugu ugiye kunkoroga ngende kukubwira ati ntabwo ndi kumva mbwira ntabwo mbise ijambo uvuze mu kanya nshobora kuba ntwite nshobora kuba mfite inda umuntu mumaranye ibyumweru bingahe ushobora kuba ufite inda ariko mana yanjye ako se mishu uracyagira ubwenge cyangwa bwarasibamye ese nkora iki ubu nta kindi ibintu byose biri kumbaho ndi kumva ari nka sinema tu nawe ni ukuri kumbwira bansubize turareba usanga ni ba nyine ntabwo na testinze urumva hari igihe wenda itanagaragara urumva n'igihe gishize ariko nyine nkurikije ukuntu rwose shaka kurenza ntabwo ari uko bigenda pe mana we Linda ndatwite pe nta kabuza basi mana uriya muntu iminsi muramarana ugenda ugura teste ubimenye neza ariko wabimenya wagira gute wamenya ko utwite ubyigumane ntugire umuntu ubibwira kubera yuko ubwenge ufite n'uko ungana n'igihagararo ufite nta burenganzira ufite bwo kuba wavuga ngo utwite inda y'umuntu nawe urabizi iminsi mumaranye sibyo nusanga ari ibyo wicecekere tuzabibone kuko turi kubona byose abantu bo muri iyo mihanda biba bimeze gutyo ntabwo ntekereza ko waba uzi ubwenge ufite ubwenge karemano se cyangwa ufite ubutirano wabinjije kuri urwo rwego ubu Linda nawe ubonye nta bwenge mfite twareranywe twose rimwe uri kumva ko nta bwenge ngira waba ari ubutirano ufite aka kanya nyine uhise umva okay sawa nawe ntabwo bazabura kugutenguha sha sawa nakubwiye ngo ubaye bibaye ari byo umugisha n'uko ari byo nibibaye byo ubu se wumbwiye iki koko ko nkwamage basi ngo ucururekeshe ko meze nabi man ndi kumva n'umutwe undiye pe meze nabi niyo ubizi ko ari byo ubwo ntigira aho nabimenye niba nusanga ari byo mubivuga ugasanga ibyo wicecekere kuko mama bimenye he sawa umva nyine basi Linda cyane cyane umubi ni papa basi papa utaza kubimubwira n'abavandimwe ntaribi nanjye ntabwo nzi uko ubwenge bwose rero ntabwo ufite ndabizi ubwenge uzi uko ungana uko ureshya sibyo ugiherereye ubutani mbonye kuko gukina imikino nk'iyo sawa sawa nyine nawe ubwo ntacyo umariye gusa ngo yari kuntesha igihe cy'isi yo closinga ntari ako narakubwiye ese uri kumbwira na babara wi stress efite zirahagije closinga reka gutumba none se urarakara byo bimara iki oya nakubwiye funga kamera yawe cyase nikubitemo runo runuzi nese nayo nashakaga ndabyikururiye ndabibona gutumbwira ngo ncane kamera utanambwiye n'ibintu tugiye gukora ibintu byo gutwita bije bite nyine ndeka byamaze ibyo birakureba
niba mpamagaye sheri nkamubwira ukuntu bimeze nkumva tubireke bro byore mani byihore tuzakora ikiganiro ubutaha mani byihore reka njye kuryama sawa byamisho ndabona noneho biyoberanye ntakuruzenze none se mani mbwira pasi twatitse kimaze iminota mani iyo minota uziko nta sitarani sihagije